Meza bitese. Imana. Ako sha nawe muri iminsi sigaye warabuze. Gutese. Aha. Agusura urumva neza. Urumva neza. Neza fresh. Gutese. Sigaye twiyemera. Nagaragara. Twiyemera ngo nta musore utakwemera ngo ntaki. Jewe nge ndakubiye ubundi. Ushingiye ku kizi. Abahungu bose tuzi nta muhungu wanyanga. Uri hejuru. Aha, twiyemeraho kandi ari wakwanga. Usiko wagira ngo nanga imiti kandi nta miti ngira. Urabeshya. Ndakareka ibyo nabiba. Ngaho se twemeza utereke muri baraciyeho da. Gero uhamagara nakwemera. Hagira ujya ko ushaka uwese ngo njya mugushiture muri bariya. Bamugushiture azi. Uruhe rwana bateza. Nakwemera mbedota usakwemera shingiye ku jewe. Aranyemera. Nyina arakwemera shingiye ku iki kubibona. Nkanjye ndeba neza. Aha. Cyo ko hari nakurikizo nzara zo ikisi yakurikirana iki. Mfite buri fresh. Babikaretere. Hagira ugenda. Ubuhe nyine uduhamagara ushaka. Okay, nta kibazo reka njya kumubaza nawe sigara hano. Ai. Bite. Amakuru. Meze bite sister? Meze neza se. Mwambaye neza. Bisanzwe. Muve gutembera. Wapi? Tuvuye mu kazi. None se aba bagiye gatokora akantu ushaka kukubwira. Nta kibazo. Araje mwe munsi. Hari umubebi nyine aratwemye ngo. Hari umubebi nyine hari uko mu duco turi kumwe. Bana babebi. Umwe muri bo ngaragushaka. Nuhe. Ura nyine ufite imisatsi n'inzara zikukura cyane. Yarakunumyeho nyine ngo gende muvugane. Nakibwo nyine kamubwira gusange hano. Mubwire nare. Ine yahagaze ngagenda utwemeze none ndahita nyamanika ura nakwemera ndahita nyamanika reta twemera karenze katurebe bitese makuru numvise ngo ndakenewe sinzi icyo munshatse umeze neza se ameze neza n'ibisanzwe ni fresh ni ibintu byanje kuba ameze neza none se none ko mushaka ndahari nta kibazo amarembo arakinguye kwita none wanyemerera twongera ijwi nta kintu niba nta cyo bigutwaye ndimo nkubwira ko wanyemerera nyine tugakundana tugakundana ngiye nawe yego mu rukundo njye rero nkubwije ukuri bisa nkaho nanjye umutima wanjye utakiri uwanjye hari undi wawutsindiye rahira gusa nyine n'ibisanzwe njye ntabwo nyirya ingurube nirira udukoko kandi urabona ntabwo uri kuri sayizi yanjye rwose nkubwije ukuri ndeba se uburyo mba nifunze aha ndumva bitoroshe inkweto yawe ntabwo bayikumpimyeho babigendeye uzabona neza sawa ntari ibinimba nkatiye ntabwo ari ukugukatira ahubwo ugenda bigenda neza mukobwa uramwemeje sinambwiye komeza icyo tubwiye inkweto yabonye yayo nawe bagukatira umukobwa mwiza zanzase barazikwanganye barazikwanganye umukobwa w'ikirenga igisuko cyiza baracyane gusa nyine pole mari byebaho mwana pole nyine ihangane niba banagukatiye uzabona abandi cyangwa ujya no kunywa amazi bishire gusa ariko nabaho muri nkatiye ariko ntuzongere kwiyemera mani ntuzongere n'ibyo bibaho bibeho ariko ahubwo se mani njye kanigeragiza amahirwe bikorewe nturebe nyine njye nyishaka ubundi turebe ati ese uri seriye baragukatiye barankatira niyo nzobe yawe ngo inkweto yabonye yayo nese kubwiye ko afite sheri yego ngo ntabwo ndakurire nkoye banza nawe ariko utabivuze neza kanze ngenge kumwiyemereza ngenge kujya kumwiyemereza ariko ntabwo wakwanga yasubiza izo nzara bazanga cyo ko ruranjike nawe barase barazijya nagize ngo ntabwo urabizi nagize ngo nabyuze barakubunurira karaye nyine negerageza amahirwe gerayo ntabwo ukunda gukunda negerayo amahoro gerayo amahoro arakwemereza cyane kandi igendere nawe negeragereza kabanza kwanga
meza meze neza gusa nyine kamubwira ikintu kimuhagarika uvura mu baby yagushakaga nanjye natanze kubikubwira ntakubeshye n'ukuri njye nakwikundiye nkikubona nahise numva umutima wanjye ukingutse ngira ngo ni nka marayika Gabriel umanutse ngize ngo ni Messi yugarutse mu gihugu urebye bisa nkaho umutima wanjye utakiri uwanjye hari undi mwana wawutsindiye undi mwana waheze ubwo wanda utari kubanza urebe bari kubanza urebe neza n'inyuma kuko urabona hari umuntu umukobwa wandusha ubwiza kuri iki gihugu urabona hari uwandusha nawe ariko ni ukuvuga ngo uwanjye ni umwe ku mubumbe wawe numwe ku mubumbe ariko hari ukuntu twahindura ubundi abantu turi ku mubumbe wa gatatu ariko hari ukuntu twahindura tujya nko kuwa kane njye nawe tukiberaho wa babiri nta wundi tuvangira waba tugiye kuba amavampaya oya ariko se wo mwana ajya we ariko si umukobwa ko mbona uvuga ngo uri mwiza wabuze undi musore mwagira gutya muka erega abasore turabona kandi beza ariko kuba n'umutima wawe ufungukiye ntabwo bipfa kuboneka gusa nyine njye nyikubona isi umutima wanjye ukinguka kabisa umutima ungana ute ku buryo nakwiramo umukobwa umutima wanjye se ukubona guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza ku musatsi wakwiramo nakwiramo nkajya muri wowe kujyamo gusa se mwana kuvovora wahindukira ukandeba nabyemeye twose wadutsindira turi udukeya ni nk'igitonyanga mu njye ndinda kubyanga ndabizi ntago wabyisa ufite n'ubukene ndabuzi abasore basoje pa bafite ubukene urabona icyangwe mba nyiriho ni ukuvuga ngo ibintu by'urukundo by'iki gihe bisigaye bisa nkaho nyine ukuntu bigenda bincanga ariko utabeshya nawe ni ukusiga kwiyemeraho n'amafaranga reka arabikora uretse mbanze ngabare baraneza icyo gitonyanga mu nyanja ariko uzabona amazi ariko ntubizi amafaranga ndayagira ntabwo ari ibyo dushakisha ku ruhande ikibazo agafone kanjye kari kapfuye uya wigira ikibazo ugiye ikibazo ndagusigira n'iyi ngiyi njye mfite amatelefoni menshi uzajya ubona uko ushaka WhatsApp duhurireyo nushaka n'indi ndayiguhereza nta kibazo nushaka ugiye iyo kwitabiraho nta kibazo reka nkandeke nta kibazo uze kumamagana nimugoroba tuvugane nzi guhita nandikaho space isanzure nta kibazo we turaza guhuza naribi ni inkuru nziza gusa nyine tu ndamwemeje kabisa abasore kose mutwe bigenze ako si uwaza useka bigenze nabi tujye twemera abana none wowe uramwemeza nkamwemeza hari amafaranga urukundo rurizana abana nawe narakubwiye ibyo by'ubwiza bwawe kuburata dufite umutima mani dufite umutima ukunda umuntu akikubona ahita ahwera njye naraterese abantu barapfa ntabwo ndi nkawe mani agenda azana inzara ko ntajyanye inzara se ntabwo banyemeye wose ujyanye iki njye njyanye umutima mwiza n'urukundo gusa nyine muhumure namwe yambwiye ko afite n'abandi bashuti be nazaza kunsura muzabonamo n'abandi